Prophet Joshua yemeye miliyoni 5 mu gitaramo cya Platini ndetse na Neri Ngabo. Ubwo igitaramo cyabaga yarahagurutse nk'uko abandi bakire bose bitanga, aravuga ngo njyewe nemeye miliyoni 5. Miliyoni 5 mu gitondo muze kuzifata. Ni ibintu byagiye bica ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko amara kubyemera ejo bundi ubwo hashize amezi 3, ejo bundi yatangaje avuga yuko izo miliyoni ntazo azabaha, kuko aho bari bamwicaje umuntu waje kumutora yari yasinze. Kandi buriya ngo abakire baba bashaka ibyubahiro birenze yuko bakwicaza imbere. Uyu Prophet Joshua rero yatangaje kuri The Choice Live ubwo yari mu kiganiro, avuga ko izo miliyoni 5 ntazo azatanga kuko bamwicaje ahantu akarakwiye kwicara. Nk'uko yahagurutse aravuga ngo ejo mu gitondo muzaze mutwara amafaranga yanyu. Barategereje baraheba kugeza aho amezi abaye 3 hafi 4 izo miliyoni 5 batarazibona. Buriya rega baravuga ngo iyo umuntu yitanze ntabwo abantu bose baba kwitanga, ariko buriya guhiga no kudahigura byose ni ikintu bitwa nk'uko utahigura ukicarira mu mwanya wawe, ariko guhaguruka kugira ngo abantu bakorewe yuko uri bosi, uri Bill Gates, buriya ntacyo bivuze mu bantu, ahubwo kora umurimo watangije kugira ngo uwusoze amahoro. Uyu mugabo rero twese tuzi yuko ari umunyamafaranga, afite amafaranga menshi cyane. Yavuze yuko kuri banke ye hariho amamiliyoni magana hafi arenga. Kugenda ugakuramo miliyoni 5 ugahereza abana ndetse abanyarwanda muri rusange nk'uko wabyemeye, byabura cyangwa ese arayafite cyangwa ntayafite? Mwandika hasi muri commentaire mumbwire niba ayafite cyangwa kwari ukwiyemera cyangwa ni imyemero y'aba. Usanga abakire baba biyemera, usanga abakire bavuga ngo ngiye mfite amafaranga nta muntu wankora, ukabona amafaranga. Mugabo rero twese turamuzi ku nkoranyambaga, aho benshi bavuga ngo niwe mukire wa mbere utuye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo niwe muntu ufite amafaranga menshi cyane. Ese niba ari ufite amafaranga menshi cyane, yakwanze umugayo akareka kutaba inyangamugayo akaba inyangamugayo nk'uko yabyemeye mu gitaramo cy'abahanzikazi bo hano mu Rwanda, umuhanzi Neri Ngabo muramuzi ndetse na Platini, ubwo bakoreshaga igitaramo. Amezi yashize ari menshi, ariko ayo mafaranga ntayo bakibona. Nk'uko yabijeje ngo mu gitondo muze kuyafata, ntibajya ahubwo bategereje yuko yibwiriza, kuko buri umuntu yahize aba yahigiye mu ruhame, ntabwo aba yahigiye ku muntu wenyine abona yamwifatira cyangwa atamwifatira. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aribwo mbahereza n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye muri kumwe muranze munansobanukiwe, ni umuntu wanyu ubakunda cyane, mwese muba munkurikiye uko bwije n'uko buba bukeye. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza, mwaramutse bitewe n'iki gihe iyi video uyiboneye. Mahoro y'Imana bane namwe, umugisha y'Imana bane namwe, ujye uhahura ubwiza bw'Imana bukwebeho. Niba utameze neza, ihangane ubuzima urimo aka kanya. Niba wagize ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ihangane. Gukomera niko kwa mbere, gusenga niko kwa mbere. Imana igira neza, kandi ndabizi neza yuko iyo wayisenze ibasha kugusubiza ukabasha kubaho neza cyane. Cyane no gusenga no kwiringira Imana. Rero tujugana kuri uyu mugabo witwa Prophet Joshua. Abantu benshi niko bamuziho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Prophet Joshua muzi yuko ari umunyamafaranga, ajya anayerekana ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane TikTok, aho abantu aba bari kumubwira ati waduhaye na 5, ariko ategereza nkaheba ngo ahubwo akabwira ngo nimukora amaboko mufuka mukore bakore, kandi baba bafite inzara. Kuba uyafite se wagiye uba. Uyu mugabo rero kenshi na kenshi njya ni scrollingira kuri TikTok nkamubonaho, ndetse no kuri Instagram hose amafaranga arayerekana, ibikapu biba bijejeta amafaranga. Ese yakura hehe? Yavuze yuko ariko afite imitungo muri Kongo ndetse no mu Rwanda, byose abibariyemo byahagarara amamiliyari n'amamiliyari byose afite kuri konti. Ariko nk'uko yabyemeye mu gitaramo cya Platini ndetse na Neri Ngabo, ubwo abantu benshi bari bitabiriye mu iki gitaramo, yarahagurutse nk'uko abandi bose bahaguruka, ubwo bari bari kumurika alubumu yabo. Arahaguruka ngaho bari bamwicaje, ntabwo yashimye yabitangaje ejo bundi, ahubwo yari guhaguruka akavuga ngo ahantu mwayicaje ntabwo nahakunze, ariko kuko nahakunze mbemere miliyoni 5. Ibyo bari kubyumva, ariko kujyana ingingimira ngo banyicaje ahantu habi ntabwo biba ari byiza. Rero yarahagurutse nk'uko abandi bakire bose bahaguruka, yitanga miliyoni 5 ntarabonetswa, ntaranarebesha n'amaso yanjye. Aravuga ngo miliyoni 5
baba bazi yuko ari utuntu turi aho dutoto abantu batunze amafaranga baba bumva nyine ari nka igihumbi babonye cyangwa igihumbi batanze. Ubwo yahagurukaga rero muri icyo gitaramo yitanze miliyoni 5, ariko hashize amezi 3 niko yatangaje kuri The Choice Live ndetse no kuri CGD TV, ubwo yavuze yuko aba bahungu bagoshaga alubumu y'aba bahanzi Platini ndetse na Nyiringabo, umuntu waje kumufata yamwicaje ahantu habi umukire atagagombye kwicara. Ahantu bamwicaje ntabwo hamushimishije. Rero yavuze yuko izo miliyoni 5 yatanze base nkaho babimubazaho, ariko ubona nta kintu na kimwe ashaka kubitangazaho cyangwa ngo avuge ngo nzazibaha. We yaravuze ngo ahantu bamwicaje ni ahantu habi, si nk'ubwo hari umuntu ngo ndi mu mwenda kubera n'ahantu bamwicaje. Urumva yuko rero izo miliyoni 5 n'ubundi ntazo bazabona. Bakure y'amaso bihanagure, kuko buriya iyo umuntu araguha abishaka cyangwa ntaguhe atabishaka. Kuguha n'uburenganzira bw'umuntu no kutaguha n'uburenganzira bw'umuntu, ariko kwizeza ibintu umuntu utazakora birutwa nk'uko wakwicecekera ugatuza mu mutima wawe ntihagire ikintu na kimwe wemera. Ntabwo byabishimishije cyangwa byabashimishije bitewe n'uko yabyemeye, ahubwo ntarangirizemo uko bajya bavuga ngo kora hahandi urangirizemo ukuboko witanga uhigure, kuko iyo udahiguye uba utari inyanga mugayo. Ngayo nguko rero iby'uyu mukire, iby'uyu Bill Gates, iby'uyu mukire tuzi ko mu nkoranyambaga social media, aho ngo ari pasiteri, aho ngo asenga, ariko abantu benshi cyane basigaye basenga usigaye ubona utazi ukuntu bameze. Ese koko nibyo baba basenga Imana, cyangwa baba bagira ngo abayoboke cyangwa abantu bayobora babyumve ukundi kuntu? Muri iki gihe cyinshi abantu benshi ngo bitwaje ijambo ry'Imana ngo turagusengera, turaguhanurira, ukiri indwara zakubase, ukiri ibintu byose bikurimo, ahubwo njyemba mbona bashaka kwirira amafaranga y'abantu. Ugasanga abantu baragusengera ngo tanga ibi, ngo tanga ibi, ngo tanga ibi, urabona Imana ibintu byinshi cyane. Ariko abantu bo muri iki gihe turashimira leta yacu y'u Rwanda yuko yabashije gufunga isengero zibona zitujuje ibisabwa. Isengero ubwo bajifunze, abantu benshi bagiye ku munzani w'Imana, bamwe barapimwa abandi ntibapimwa, ariko wowe wapimwe ukaba ukiri ku munzani, ndakwizeza neza nkubwira yuko uwo munzani uriho igihe kizagera ukava. Ariko babandi bihishahisha baba badashaka kugaragara ngo bajye mu maso y'Imana abantu babareba, bariya nibo Imana izatamaza. Wowe usenga ubyihishemo, wowe upapira, wowe uvuga izina ry'Imana mu binyoma, ntabwo ari byo. Bireke, kuko nta kiziza cyabyo. Gusenga ni byiza, ariko wihanurira abantu ibinyoma, wisengera abantu ushaka kubakuramo inyungu zawe bwite, cyangwa ushaka kubakuramo amafaranga. Muri iki gihe abantu benshi cyane arabayoboye, erega nayo yayoboye isi, ariko yakoreshe neza mu buryo bwiza, apana gusa nkaho ushaka kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Reka menera ahangaha mbashimira mwese mukurikiye kino kiganiro. Amahoro y'Imana abane namwe.